Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndabasuhuje bene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri muri hanze, bakristo bitorere rayono, inshuti zanjye aho muri ku migabane itandukanye y'isi, Imana ishimwe. Wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, Imana iguhe umugisha. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro, intwari ku rugamba. Duhereje Imana icyubahiro, ikora imirimo n'ibitangaza. Duhereje Imana icyubahiro, ihombora abahombye bahombejwe n'abantu. Duhereje Imana icyubahiro, irengera abatibashishije, Imana ishimwe. Duhereje Imana icyubahiro, yatwimanyira ijoro. Duhereje Imana icyubahiro, igaragaje urukundo rwayo. Duhereje Imana icyubahiro, intwari ku rugamba, Imana ishimwe. Duhereje Imana icyubahiro, itarobanura ku butoni. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu ijambo ryacu ry'iki cyumweru rigira riti ese hari umuntu wemerwa n'Imana? Twasanze ko rwose hari umuntu wemerwa n'Imana. Umuntu wemerwa n'Imana ni umuntu wihannye ibyaha. Umuntu wemerwa n'Imana ni umuntu uharanira gukora ibishimwa n'Imana. Ibyo bintu bibiri. Umuntu wemerwa n'Imana ni umuntu wihannye ibyaha kandi agaharanira gukora ibishimwa n'Imana. Uwo nguwo rwose Imana iramwemera. Sinzi rero nimba nawe uri muri icyo cyiciro cy'abantu bihannye ibyaha. Sinzi nimba uri muri icyo cyiciro cy'abantu baharanira gukora imirimo yo gukiranuka. Ntabwo mbizi. Cyangwa se wenda uri mu cyiciro cy'abantu banyuzwe no kwibyinira nta kazaza niko byahoze. Uri mu cyiciro se cy'abantu bavuga ngo ibi birampagije, ubwo mfite abantu banyemera, ubwo mfite umuntu unyemera, ibi biranyuze. Narakubwiye ngo umuntu mu gitondo bwacya ugasanga yahindutse, cyangwa se bukira nimugoroba yahindutse. Yahinduka mu buryo buvuye muri we akaguhinduka. Yahinduka se nawe bitewe n'isuku iteye nawe ibye byamuyobeye. Rero ibyiza ni ukwishingikiriza ku bushuti bw'Imana, ukanyurwa n'ubushuti bwa Yesu. Ikindi ukumva unejejwe n'Imana mu mutima wawe, ukumva uraharanira, urabyigana, ushaka gukora ibyo gukiranuka, ushaka gukora imirimo myiza, ukabyigana wiyambura imyambaro mibi y'ibyaha, ukabyigana rwose, Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo rero ni ukuri iyo ukora ibyo gukiranuka, ugakora imirimo yo gukiranuka, ugakora imirimo yo kwihana ibyaha, ukayireka ukabikura mu mutima wawe, muri roho yawe, icyo gihe Imana irakwemera. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose, gutegekwa kwa kabiri, ibice 33. Turasoma umurongo wa 12, nidushaka dusome n'uwa 13, ntacyo bitwaye. Ariko reka twivugire kuri uyu murongo wa 12. Titire y'ijambo handitse ngo Mose asabira imiryango y'Abisiraheli umugisha, Imana ishimwe. Rero iyo wemerwa n'Imana, ni ukuri ko Imana iguha umugisha. Iyo wemerwa n'Imana, Imana igushyiraho ikimenyetso cyayo, Imana ishimwe. Iyo wemerwa n'Imana ugendera mu masezerano y'abahawe umugisha n'Imana, Imana ishimwe cyane. Rero reka dusome uyu muryango, iyi miryango ya Yakobo y'Abisiraheli, uko Mose yayisabiye umugisha. Yageze kuri Benyamini, ni 12. Kuri Benyamini aravuga ati ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro, Imana ishimwe. Ahora amukingira umunsi ukira, aba mu bitugu bye. Haleluya. 13. Kuri Yozefu aravuga ati igihugu cye gihabwa umugisha n'Uwiteka w'iby'igiciro cyinshi byo mu ijuru n'uw'ikime.
n'uw'amazi y'ikuzimu adendeje hasi y'ubutaka, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashye, n'uw'ibirushaho kuba byiza biva mu misozi yahoze na kera, n'uw'iby'igiciro cyinshi biva mu misozi ihoraho, n'uw'iby'igiciro cyinshi byo mu isi n'ibiyuzuye, n'uw'ubuntu bw'ibiyaga muri cya gihuru cy'amahwa. Mana yanjye, umugisha ugwe ku mutwe wa Yozefu, mu izingiro ry'umutware wa bene se. Ikimasa cye cy'uburiza, icyubahiro ni icyacyo, gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizayicisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe n'abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, ayo ni ibihumbi bya Manase. Imana ishimwe. Aya ni amagambo Mose yatuye ageze ku bana babiri ba Isiraheli, Yakobo. Aba ni abana babiri bavukana, ni Benyamini na Yozefu. Murumva ukuntu abivuze. Ka Benyamini niko kari gato, Yozefu niwe wari mukuru mu rubyaro rwa Rasheli. Imana ishimwe. Ageze kuri Benyamini avuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo ukundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Ni ukuri mu kintu kimwe, ku muntu wemerwa n'Imana, Imana nayo iramukunda. Niwemerwa n'Imana, Imana izajya iba igukunze urukundo rutandukanye n'urw'abandi bantu bose. Ukundwa n'Uwiteka, Benyamini, ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro. Ni ukuvuga ngo uzajya ubana n'Uwiteka, uzajya ubana n'Imana yawe amahoro. Nta kizagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ntabwo ari inzara, ntabwo ari ugutotezwa, ntabwo ari uburwayi, ntabwo ari amadeni, nta na kimwe, nta cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ngo azabana nawe amahoro. Imana ishimwe. Uwo ni uwemerwa n'Imana. Imana ishimwe. Ngo ahora amukingira umunsi ukira. Haleluya. Aba mu bitugu bye. Uwo muntu wemerwa n'Uwiteka ngo ahora amukingira umunsi ukira, bisobanuke neza ngo Uwiteka agukingira umunsi ku munsi, uko umunsi wagiye wira, iminsi umaze muri iyi si, iminsi umaze, imyaka ufite yose, Uwiteka agiye agukingira umunsi ukira. Imana ishimwe. Nawe uri umugabo wo kubihamya. Hari umunsi wabonaga utari bwire, hari ijoro wabonaga ritari buke, ariko Imana ihabwa icyubahiro kuko Uwiteka agiye agukingira buri gihe. Imana ishimwe cyane. Kandi ijambo rikomeze rivuga ngo aba mu bitugu bye. Wowe uri mu bitugu by'Imana. Imana ijya iguheka amabega, iraguhetse, igushyize ku bitugu byayo, kuko Imana itaguhetse abagutega imitego yagushibukana. Imana yaba itaraguhetse, cya cyobo wari wacukuriwe uba warakiguyemo, ahawe hakibagirana. Ariko ijambo Mose yatuye kuri Benyamini, nanjye uyu munsi ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, rikugirirweho. Ube mu bitugu by'Uwiteka, ugendere mu bitugu by'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Wumve rwose uwemye, wumve ukomejwe n'Imana, kuko uri mu bitugu by'Imana. Uri mu bitugu by'Imana.
murabizi iyo umubyeyi nk'abantu twahetswe ku bitugu na ba papa iyo yagushyize ku bitugu wumvaga icya mbere cyo uri gukontorora ibintu byose uri umwana ureba ibintu byose kandi ukumva wabaye muremure cyane ukumva kandi nta cyagukoraho kuko iso yakuzamuye yagushyira ku bitugu uwo ni papa n'Imana sha uwo ni data wa twese mwiza akwemereye kugushyira ku bitugu bye warangiza ukumva uranezerewe ayiwe iyo akururukije akururutsa buhoro rata ntago agushikanuza Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro ukundwa n'Uwiteka uzaba amahoro uzaba amahoro kandi Uwiteka uzaba ku bitugu bye Imana ishimwe nuhumure nukomere kuko icyo ugomba gukora ni uguharanira kwemerwa n'Imana shalom shalom muhahe muronke mugendane n'Imana ndabakunda cyane